ugiye kureba neza ni imyitozo yakozwe mu byiciro bigera kuri bine ariko abasanzwe bamenyereye imyitozo y'amakipe y'umupira w'amaguru bahita babona icyo byari bigamije harimo icyo nakwita kumenyerana bita automatisme harimo icyo bita kongera imbaraga bita physique harimo nabonye harimo na tactique z'uburyo ushobora kwiga diversaire ndetse no gutera imipira y'imiterekano set pieces nibyo ngibyo rero bisa naho byibanzweho ku munsi w'ejo muri equipe ya RAYON Sport navuga ko hari ingingo asa naho yamaze kureba neza Kiyovu Sport uko iteye uko ikina ndetse n'uburyo buri week kuri Kiyovu Sport buri strong kuko ugiye kureba neza ubona ko ari imyitozo yakoresheje asa naho ari aleze cyangwa se nta kihunga na gito afite ahubwo arimo akoresha utuntu dusa nkaho ari utwanyuma kubera ko ibyinshi bonaga ko yamaze kubikoresha tuganira nawe rero hani ingingo Francis Christian yuguyu umutoza mukuru wa equipe ya RAYON Sport yatubwiye ati mwebwe mutegereze ati mu by'ukuri dusa naho twiteguye neza nta kibazo dufite nta excuse dufite ku mpande zose turi tayari bamajije se onana umaze iminsi mu mvune ndetse na mbirizi baba ari abakinnyi bashobora kuba baza kwitabazwa aravuga ati kugeza ubu ngubu ni abakinnyi bishoboka cyane ko bakina ariko nk'uko batakina byose biterwa n'ibisubizo by'umuganga ku munota wa nyuma nibwo mubona dushyizemo umukinnyi ariko batanakinnye dufite equipe nziza kandi imaze iminsi yitwara neza nguwo hari ingingo Francis yirinze kuvuga byinshi bitandukanye bijyanye n'amabanga ahubwo agerageza kugaragaza ko nibura biteguye kandi biteguye kuza gutsinda kuri rw'abafana ba makipe yombi rero ku ikipe ya Kiyovu Sport navuze mbona hari akantu gacicikana muri groupe za WhatsApp hirya no hino ati Kiyovu Sport ifite uwo yakuye muri Tanzania ngo ukorera Simba yabaciye miliyoni 4 kandi byose bamuhaye nta gihindutse ejo results Kiyovu Sport irazibona but numwe wabakoreraga kuri match zikomeye ari Kabeza abariyo bamaze iminsi bamuhiga baramubuze gusa we kuko bari basanganywe bamuhaye miliyoni 2 ubwo ejo match yose yatwaye Kiyovu Sport miliyoni 6 ya ni ibintu rero biri kuvugwa ntago ibingibi babishinga hagati maybe it's a mind game cyangwa se bikaba ari ubundi buryo bwo kugira ngo baryoshye cyangwa se bagerageze kugaragaza imbaraga z'uyu mukino kuko ntabwo ibingibi twakwizera ko Kiyovu Sport yabikora ya ni ibintu by'ibihuha biba biri aho ngo bivuga ku matsiko mu groupe ya WhatsApp agiye atandukanye ariko nanone ukabona ko ari ibintu biba biri kuvugwa rimwe na rimwe bidafitiye proof ko nk'ubu ngubu kuvuga ngo Kiyovu Sport yateguye cyangwa se RAYON Sport yateguye nahoze mbona hano babyuka kuvuga ngo RAYON Sport amaze gushoramo miliyoni zigera ku 8 ubwo rero ngo umurozi ngo imvura ikagwa ariko nyine ni ibintu bigenda bivugwa hirya no hino birumvikana kugira ngo wenda match iryohe cyangwa se bizamure indi ntera ariko ntabwo ari ibintu biba byibihari ntago wabishingaho hagati mu gihe udafite icyo twakwita proof ntabwo ibi bintu wahita ubyemeza nibyo rero kugenda bivugwa kuri rwego rw'abafana ba RAYON Sport baravuga bati twe turiteguye tumeze neza twe mperuka amakuru bavuga ko bari kugenda bategura n'agahimbaza musiki ko kubafasha kugira ngo bakureho agasuzuguro ka Kiyovu Sport ngo n'ubutigeza tukamenya ese koko equipe ya RAYON Sport iraza kwitwara neza cyangwa se ni Kiyovu Sport iraza kwitwara neza ni mukanya gatoya ku isaha y'isa 12 ndaza kuba ndi live hanyuma nawe ni uza kuri stade zo kumbwira ngo utunge micro gutunge kamera hanyuma tuze kugerageza gukurikira umukino tumeze neza n'ubusesenguzi bwinshi cyane ku mpande zombi nitwa Jazo hanyuma reka mpite ngushimira mu kanya gato ndaje tuganire no mu bindi bitandukanye nkibutsa ko ukeneye internet yihuta ni Mango 4G abahamagara kuri 450 ubundi bagufashe kabisa buryo dukurikira umeze neza ahantu hose waba uri upfa kuba wowe wakoresheje Mango 4G waba uri muri tano mu ndani n'ahandi hatandukanye kabisa ugenda twumva neza nitwa Jazo hanyuma mu kanya gato ndaje tuganire n'andi makuru atandukanye hanze igihugu cy'u Rwanda
ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 ubwo nari nkurikiranye iriya myitozo, ni imyitozo yatangiye ubona ko hasa naho hari kugwa akavura gake gake, ariko abasportif ibyo ngibyo ntago byababujije gukora iyo myitozo. Hanyuma rero ugiye kureba neza ni imyitozo yakozwe mu byiciro bigera kuri 4, ariko abasanzwe bamenyereye imyitozo y'ama ekipe y'umupira w'amaguru bahita babona icyo byari bigamije. Harimo icyo nakwita kumenyerana bita automatisme, harimo icyo bita kongera imbaraga bita physique, harimo nabonye harimo na tactique z'uburyo ushobora kwiga adversaire ndetse no gutera imipira y'imiterekano set pieces. Nibyo ngibyo rero bisa naho byibanzweho ku munsi w'ejo muri ekipe ya RAYON Sport. Navuga ko hari ingingo asa naho yamaze kureba neza Kiyovu Sport uko iteye, uko ikina, ndetse n'uburyo buri week kuri Kiyovu Sport buri strong, kuko ugiye kureba neza ubona ko ari imyitozo yakoresheje asa naho ari aleze, cyangwa se nta gihunga na gito afite, ahubwo arimo akoresha utuntu dusa nkaho ari utwanyuma, kubera ko ibyinshi bonaga ko yamaze kubikoresha. Tuganira nawe rero hani ingingo Francis Christian, uyu nguyu umutoza mukuru wa ekipe ya RAYON Sport yatubwiye ati mwebwe mutegereze, ati mu by'ukuri dusa naho twiteguye neza, nta kibazo dufite, nta excuse dufite, ku mpande zose turi tayari. Bamajije se Onana umaze iminsi mu mvune ndetse na Mbirizi baba ari abakinnyi bashobora kuba baza kwitabazwa, aravuga ati kugeza ubu ngubu ni abakinnyi bishoboka cyane ko bakina, ariko nk'uko batakina byose biterwa n'ibisubizo by'umuganga ku munota wa nyuma, nibwo mubona dushyizemo umukinnyi, ariko batanakinnye dufite ekipe nziza kandi imaze iminsi yitwara neza. Nguwo hari ingingo Francis yirinze kuvuga byinshi bitandukanye bijyanye n'amabanga, ahubwo agerageza kugaragaza ko nibura biteguye kandi biteguye kuza gutsinda. Ku ruhande rw'abafana ba makipe yombi rero ku ikipe ya Kiyovu Sport navuze mbona hari akantu gacicikana muri groupe za WhatsApp hirya no hino, ati Kiyovu Sport ifite uwo yakuye muri Tanzania ngo ukorera Simba, yabaciye miliyoni 4 kandi byose bamuhaye nta gihindutse. Ejo results Kiyovu Sport irazibona, but numwe wabakoreraga kuri match zikomeye ari Kabeza, abariyo bamaze iminsi bamuhiga baramubuze, gusa we kuko bari basanganywe bamuhaye miliyoni 2, ubwo ejo match yose yatwaye Kiyovu Sport miliyoni 6. Ya ni ibintu rero biri kuvugwa, ntago ibingibi babishinga hagati, maybe it's a mind game, cyangwa se bikaba ari ubundi buryo bwo kugira ngo baryoshye, cyangwa se bagerageze kugaragaza imbaraga z'uyu mukino, kuko ntabwo ibingibi twakwizera ko Kiyovu Sport yabikora. Ya ni ibintu by'ibihuha biba biri aho ngo bivuga ku matsiko mu groupe ya WhatsApp agiye atandukanye, ariko nanone ukabona ko ari ibintu biba biri kuvugwa rimwe na rimwe bidafitiye proof, ko nk'ubu ngubu kuvuga ngo Kiyovu Sport yateguye cyangwa se RAYON Sport yateguye. Nahoze mbona hano babyuka kuvuga ngo RAYON Sport amaze gushoramo miliyoni zigera ku 8, ubwo rero ngo umurozi ngo imvura ikagwa. Ariko nyine ni ibintu bigenda bivugwa hirya no hino, birumvikana kugira ngo wenda match iryohe cyangwa se bizamure indi ntera, ariko ntabwo ari ibintu biba byibihari, ntago wabishinga hagati mu gihe udafite icyo twakwita proof, ntabwo ibi bintu wahita ubyemeza. Nibyo rero kugenda bivugwa kuri ngwe rw'abafana ba RAYON Sport, baravuga bati twe turiteguye, tumeze neza twe. Mperuka amakuru bavuga ko bari bigenda bategura n'agahimbaza musiki ko kubafasha kugira ngo bakureho agasuzuguro ka Kiyovu Sport, ngo gutegereza tukamenya ese koko ekipe ya RAYON Sport iraza kwitwara neza cyangwa se ni Kiyovu Sport iraza kwitwara neza. Ni mukanya gatoya ku isaha y'isa 12 ndaza kuba ndi live, hanyuma nawe ni uza kuri stade kumbwira ngo utunge micro, gutunge kamera, hanyuma tuze kugerageza gukurikira umukino tumeze neza n'ubusesenguzi bwinshi cyane ku mpande zombi. Nitwa Jazo, hanyuma reka mpite ngushimira, mu kanya gato ndaje tuganire no mu bindi bitandukanye, nkwibutsa ko ukeneye internet yihuta ni Mango 4G, abahamagara kuri 4050 ubundi bagufashe kabisa, buryo dukurikira umeze neza ahantu hose waba uri, upfa kuba wowe wakoresheje Mango 4G, waba uri muri tano mu ndani n'ahandi hatandukanye kabisa, ugenda twumva neza. Nitwa Jazo, hanyuma mu kanya gato ndaje tuganire n'andi makuru atandukanye hanze igihugu cy'u Rwanda.
Reka nongere mbasuhuze nizere ko mumeze neza mwe mwese mudukurikirana, hanyuma nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza hano mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga aba diaspora muri rusange, namwe nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Tuje kuganira kuri ekipe ya Rayon Sport, tuje kuganira kuri ekipe ya KIYOVU Sport. Ni umukino ukomeye cyane rero uri buze gutangira ku isaha 12:00, umukino ushobora kuza gutuma bamwe basigara bari kurira abandi bishimye. Ni umukino wavuzwe cyane, icyumweru kirashize abantu bawuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, bagenda bibaza ese umugeni ninde uyu munsi, umusore araza kuba ari inde, ninde uraza kurongora undi, ninde uraza kwitwara neza, nibyo biri kugenda byibazwaho kugeza ubu. Rero ni 11 bashobora kuza kubanzamo ku mpande zombi tubazaniye, cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kabisa, kugira ngo mumenye neza ese abakinnyi banyu baraza kwigaragaza ni bande. Ku ikipe ya Rayon Sport uraza kubona mu izamu yitwa Hakizimana Adolphe, araza kwambara nimero 25, hanyuma umutima wa defense ni Rwatubyaye Abdul, araza kwifatanya n'uwitwa Ndizeye Samuel, undi mwe araza gucaho muvandimwe Jean Marie Vianney, undi ucaho Umugisha François Master. Hanyuma mu kibuga hagati harimo uwitwa harimo Nishimwe Blaise, araza kubafatanije n'uwitwa Mbirizi Umurundi. Hanyuma uruhande rumwe baze kunyuzaho umuvandimwe Willy Onana, hanyuma urundi ruhande ruze gucaho Abubakar Traore, baze kwatakisha Musa Sen. Ngabo 11 bashobora kubanzamo. Reka rero tugaruke no kuri update zijyanye n'umukino muri rusange.